Abateze amatwi ibiganiro bya radio na televiziyo bizashoboka ivugira hano i Kampala mwiriweho. Turabashuje cyane kandi tubifurije amahoro y'Imana. N'umwanya w'amakuru yacu mu by'umwuka mugiye kugezwaho n'umunyamakuru wanyu Rapa Pastor Eric B. Dore ingingo z'ingenzi tugiye kwibandaho. Muri aya makuru turaza kubabwira ibyatangajwe n'abakristo b'itorero rya hano muri Uganda aha Kampala. Muraza kumva ibyo batangaje ndetse n'ibyo bifuza ko abayobozi babo ari bo bapasiteri babo babafasha. Nanone kandi muri aya makuru turaza kubagezaho ibyatangajwe n'abakristo b'itorero ryo mu Rwanda. Muraza kumva imigaba n'imigambi bafite, intego ndetse n'ibyo bifuza ko abapasiteri babo babafasha. Nanone kandi nk'uko bisanzwe mu makuru yacu ya radio na televiziyo bizashoboka tuba tubafitiye amakuru y'imikino. Muraza kumva aho ikipe ikomeye cyane y'UBUBYUTSE iherutse gukina n'ikipe y'UBUHENEBERE. Muraza kumva uko byagenze. Nanone kandi muri aya makuru yacu tubafitiye amakuru yo hanze y'imipaka y'igihugu, ubwo ni mubanyamahanga, aho umuvugiz wa Yesu Kristo makuru ariwe mwuka wera aherutse gusura umugabane w'ibyaha uhereranye n'inyanja y'urupfu rw'iteka. Muraza kumva ibihugu yasuye uko byagenze. Nanone kandi ku musozo w'amakuru yacu nk'uko bisanzwe tuba tubafitiye inama y'umunsi. Muraza kumva iyo nama y'umunsi iyo ariyo. Naho mu kanya rero nyuma y'inanga tubahaye ikaze mwese abateze amatwi radio na televiziyo bizashoboka. Tugiye kubagezaho amakuru yacu ku buryo burambuye. Ni amakuru mugiye kugezwaho n'umunyamakuru wanyu Rapa Pastor Eric B. Abari mu Rwanda turabashuhuje, abari mu mujyi wa Kigali tubahaye ikaze, mu ntara zose zitandukanye, iburasirazuba, iburengerazuba, mu majyaruguru no mu majyepfo, mwese tubahaye ikaze muri aya makuru yacu. Abari muri East Africa, muri Afrika yose tubahaye ikaze, abari muri Amerika, abari mu Buraya, muri Australia, mu migabane itandukanye mwese tubahaye ikaze. Twababwiye ko muri aya makuru yacu tubagezaho ibyatangajwe n'abakristo ba hano muri Uganda, mu gihugu cya Uganda, Kampala. Muraza kumva uko batangaje, aho itorero ritandukanye rya Uganda rifite imigaba n'imigambi yo gukora umurimo w'Imana, ivuga butumwa kandi batanga n'ibyabo bashyigikira umurimo w'Imana. Ariko kandi abo bakristo barifuza ko abapasiteri babo bakomeza kubaba hafi, babasengera, babafasha, babagira inama kugira ngo bakomeze gutera imbere mu by'umwuka. Kandi nabo bafite gahunda yo kuvuga ubutumwa cyane, ku buryo babona ko igihe gisigaye ari gitoya cyo kugira ngo bamamaze ubwami bw'Imana, kuko Yesu Kristo ari hafi kuza. Nanone twababwiye ko tubagezaho byatangajwe n'abakristo b'itorero ryo mu Rwanda, aho nabo nubwo insengero nyinshi zafunzwe, dore ko bamwe bitwaza ko insengero zafunzwe bigatuma bacika intege ntibasenge, bibutswa ko bakihatira gusenga aho bari hose, dore ko umurimo w'Imana atari ngombwa kujya mu nsengero, ko ahubwo urusengero nyarwo rw'ukuri ari umutima. Bityo rero baragirwa inama yo gukomeza gusenga kandi banasoma ijambo ry'Imana. Barifuza ko kandi abapasiteri babo bakomeza kubasengera ndetse babagira inama mu buryo butandukanye, nubwo guhura biba bitoroshye, usanga insengero ari nkeya. Nanone kandi twababwiye ko muri aya makuru yacu tubafitiye amakuru y'imikino, aho ikipe ikomeye cyane y'UBUBYUTSE iherutse gukina n'ikipe y'UBUHENEBERE. Ni umukino wari ushyushye cyane wabereye kuri stade ubwami bw'Imana, cyangwa se the Kingdom of God Stadium. Ni umukino warangiye rero ikipe ikomeye cyane y'UBUBYUTSE itsinze ibitego 2-1 cy'ikipe y'UBUHENEBERE. Tubabwire ko ikipe y'UBUHENEBERE ariyo yabanjemo igitego mu minota ibanza mu gice cya mbere, aho ikipe ikomeye cyane y'UBUHENEBERE yatsinze igitego gikomeye cyane cyatsinzwe n'umukinnyi Bwoba.
nanone kandi mu gice cya kabiri ikipe y'ububyutse yahise yihindukirana ihita itsinda ibitego bibiri. Twababwira ko igitego cya mbere cy'ikipe y'ububyutse cyatsinzwe n'umukinnyi ukomeye cyane Ntumwa kuri penalite yakozwe, ni ikosa ryakozwe n'umukinnyi ukomeye cyane Ntege nke. Nanone kandi ku gice cya kabiri umukinnyi ukomeye cyane Masengesho yahise atsinda igitego cya kabiri cy'ikipe y'ububyutse. Bityo rero umukino warangiye ari ibitego bibiri by'ikipe y'ububyutse ku gitego kimwe cy'ikipe y'ubuhenebere. Ikaze nanone abateze amatwi ibiganiro bya radio na televiziyo bizashoboka. Twababwiye ko tubafitiye amakuru yo hanze y'itorero, ubwo ni mubanyamahanga, aho umuvugizi mukuru wa Yesu Kristo ariwe mwuka wera aherutse kugirira uruzinduko ku mugabane w'ibyaha. Twababwiye ko tugiye kubagezaho ayo makuru ko byagenze ndetse n'ibyo yatangaje. Umuvugizi mukuru wa Yesu Kristo yasuye umugabane w'ibyaha uhereranye n'inyanja y'urupfu rw'iteka, aho yasuye ibihugu bitanu, ari byo igihugu cy'ubusambanyi, igihugu cy'ubusinzi, igihugu cy'abagizi ba nabi, igihugu cy'abajura ndetse n'igihugu cy'abarozi. Yasanze harimo kubera ibibazo bikomeye cyane, kuko yasanze harimo kubera impanuka zirimo kuhabera nyinshi kandi zikomeye, zirimo guhitana ubuzima bwa benshi. Mu gihugu cy'ubusambanyi yasanze harimo kubera impanuka ya sida, uburwayi ndetse n'urupfu. Naho mu gihugu cy'ubujura yasanze harimo kubera impanuka yo gukubitwa, gufungwa no kwicwa. Mu gihugu cy'abarozi yasanze harimo kubera impanuka y'amagambo mabi, uburwayi ndetse n'urupfu. Naho mu gihugu cy'ubugizi bwa nabi yasanze ko harimo kubera impanuka y'ubugome, ishyari n'ubwicanyi. Umuvugizi mukuru wa Yesu Kristo arahamagarira abashinzwe umutekano wo mu gihugu cyo mu mwuka, ari w'abapasiteri, abavugabutumwa, abahanuzi, intumwa, abigisha, abasenzi ndetse n'abitorero muri rusange. Arabahamagarira kujya muri ibyo bihugu biri mu kaga gakomeye gutabara mu butumwa bw'amahoro. Nanone kandi twababwiye ko ku musozo w'amakuru yacu ya radio na televiziyo bizashoboka tuba tubafitiye inama y'umunsi, cyangwa se amagambo ashobora kugufasha mu mibereho yawe ya buri munsi. Ese iryo jambo ni irihe? Nuramuka ubonye bagenzi bawe, urungano, abo mwakuranye, abo mwiganye, abo mwanyuranye mu bintu bitandukanye baragusize mu iterambere, ntibizakubabaze ngo biguce intege, kuko ugiye mbere yiruka agerayo, ariko n'ugiye nyuma nubwo yaba agenda buhoro nawe ashobora kugerayo iyo afite intego. Nuramuka ubonye bagenzi bawe, abo mwiganye, abo mwakoranye, abo mwanyuranye mu bintu bitandukanye baragusize mu iterambere, ntibizakubabaze ngo biguce intege, kuko ugiye mbere yiruka agerayo, ariko n'ugiye buhoro afite intego nawe agerayo. Ibi bishatse kuvuga iki? Hari igihe ushobora kubona wariganye n'abantu, warabanye n'abantu, warakoranye n'abantu, ariko baragusize mu iterambere, hari aho bageze ariko wowe ntacyo urageraho. Bishobora kuguca intege rero, ukihebuka uvuga uti se ngewe hari ahantu nzagera koko mbona bansize ndi hasi? Ariko kuri nuko nawe uzagerayo nimba ufite intego. Ushobora kugenda buhoro. Hari umunyabwenge babajije, baramubwira ngo ese baguhaye iminota 5 yo gutema igiti wabigenza uti? Arababwira ngo bampaye iminota 5 yo gutema igiti, nabanza nkafata iminota 4, narangiza nkabanza nkartyaza umuhoro, noneho umunota umwe nkaba ariwo ntemamo igiti. Aramutse ari umuntu w'umuswa, yahita muri iyo minota 5 bamuhaye afata umuhoro atarebye nimba urimo n'ubugi, nimba ushobora gutema kiriya giti agahita atema. Mu by'ukuri uwo muswa aramutse ahise atema atarebye nimba umuhoro uri mu bugi, ashobora no kumara n'iminsi ngahe yose atema kiriya giti kitaragwa. Iyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko kwitegura bigomba gufata umwanya munini kuruta gukora igikorwa. Nimba hari imishinga ufite, hari ibikorwa ufite, banza ubitegure, utegure vision yawe, utegure neza. Numara gutegura, igihe uzaguruka gukora igikorwa runaka,
uzagikora gihita gitanga umusaruro. Abari bateze amatwi ibiganiro bya radio na televiziyo bizashoboka, turabashimiye kandi tubasezeye, ariko ndagira ngo tubibutse ingingo z'ingenzi twibanzeho muri aya makuru yacu. Muri aya makuru twababwiye ibyatangajwe n'abakristo b'itorero rya hano Kampala mu gihugu cya Uganda. Twababwiye ibyo abakristo bifuza ndetse n'ibyo bashaka ko abapasiteri babo babafasha. Nanone twababwiye ibyatangajwe n'abakristo b'itorero ryo mu Rwanda. Twababwiye ibyo batangaje n'ibyo bifuza ko abashumba babo babakorera. Nanone twababwiye amakuru y'imikino, aho ikipe ikomeye cyane y'UBUBYUTSE iherutse gukina n'ikipe y'UBUHENEBERE. Mwabyumvishe uko byagenze. Nanone muri aya makuru twabagejejeho amakuru yo hanze y'imipaka y'itorero ubwo ni mubanyamahanga, aho umuvugizi mukuru wa Yesu Kristo aherutse kugirira uruzinduko ku mugabane w'ibyaha. Mwumvishe ibihugu yasuye n'ibyo yatangaje. Nanone tumaze kubagezaho inama y'umunsi. Abari baduteze amatwi rero turabashimiye kandi tubifurije amahoro y'Imana. Mwari kumwe n'umunyamakuru wanyu Rapa Pastor Eric, naho iyo ni radio na televiziyo bizashoboka. Duhura ubutaha, murakoze cyane.